Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibaha amahoro itanga kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimye ko tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turi intungane, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi utugirira uko bwije n'uko bukeye. Mwami, duciye bugufi imbere yawe kugira ngo tweze utuboneze rwose, udukure umugayo wose watugaragayeho. Mwami, icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze kugira ngo cyose ugikureho mu izina rya Yesu. Mwami, ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere uyu mwanya ube umugisha ntube impfabusa, kandi ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo. Ijambo ryawe rigira aho ridukura n'aho ritugeza, kandi ijambo ryawe ritwongeremo imbaraga. Icyo twanze ni ugukora k'umwanzi, duhagaritse Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice 4 guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 17. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nimwumve yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibiba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto, kigahera ko kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi, ngo Umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwirata ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato yose ni mibi. Nuko uzi gukora neza ntabikore, bimubera icyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data munkurikiye, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwebwe cyangwa twebwe, ngo abavuga ngo uyu munsi, mugapanga, ukicara ugapanga, ukavuga ngo nzakora ibi, ukavuga ngo nzajya aha, nzabigenza gutya, ngo ntago bikwiye, kuko Imana niyo igena. Ngo ahubwo kugira ngo uvuge gutyo, ngo uravuga ngo Imana nidushoboza, cyangwa Imana nidutiza ubuzima, cyangwa Imana nibishaka tuzabigenza gutya, tuzakora iki. Ukabanza Imana, ukavuga ngo Imana nibishaka, kubera ko twebwe turi abana b'abantu. Hari ibyo tutakishoboza, hari ibyo tutakora, kuko ntabwo uzi iby'ejo, nanjye ntabwo nzi iby'ejo, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi. Muri iyi si ni ukuri abantu benshi baratungurwa. Ushobora kuvuga ngo nzakora iki ejo, nzajya hano ejo, ariko ni ukuri ejo ntuhageze. Niyo mpamvu rero tudakwiye kuvuga ngo twirate, ngo tuvuge ngo tuzakora iki, ngo tuzabigenza gutyo, ngo dupange. Tugomba kuvuga ngo Imana nibishaka, Umwami Imana nabishaka nzakora bino, Umwami Imana nabishaka nzabigenza gutya. Nimureke tubanze Imana imbere, kuko niwe mugenga wacu, niwe mugenga wa byose, niwe udushoboza. Kubera ko Imana itahabaye, twebwe ibyo dupanga ni impfabusa. Kuko ushobora gupanga ikintu kuko utazi iby'ejo, ubundi ejo ntuhageze, cyangwa bikaba uwo munsi ukagera warwaye, cyangwa uwo munsi ukaba wakoze impanuka, cyangwa ukagira n'ikindi kibazo. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo Imana nibishaka. Imana itugirire neza. Ngo nyamara mutazi ibizaba ejo. Ni ukuri ntabwo iby'ejo twabimenya. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo duhore twiteguye, kuko ejo ntituhazi. Tuzi iby'uyu munsi, ariko ibizaba ejo ntabwo tubizi. Ejo ntabwo twabimenya, kubera ko
ushobora kuvuga ngo nzakora iki ejo, ariko utazahageza ugapfa. Niyo mpamvu umuntu akwiye gukoresha igihe cye neza. Koresha igihe cyawe neza, nanjye nkoresha igihe cyanjye neza, kuko iby'ejo ntabwo tubizi. Uyu munsi twagezemo ni wo wacu, kandi tuba tutazi neza niba turi buwusoze. Ubundi tugira ibihe bitatu mu buzima. Tugira igihe cyashize kitazagaruka, tukagira uyu munsi turimo tutazi niba turi buwusoze, tukagira n'ejo hazaza tutazi niba tuzahagera. Niyo mpamvu rero ukwiye gukoresha igihe cyawe, nanjye ngakoresha igihe cyanjye, kandi tukabikoresha neza kugira ngo tuzabone ubwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Nimureke dukore ibyiza, nimureke dushake. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimushake Uwiteka akibonwa. Ni ukuri ngo nimumwambaze akiri bugufi. Shaka Uwiteka ku manywa na nijoro, mushake akibonwa. Bikora uyu munsi kuko ejo ntuhazi. Iki gihe nicyo cyawe ngo ushake Uwiteka n'imbaraga zawe zose, ngo ukore icyo Imana ishaka, ngo ukore ibyiza, wirinde ibibi, kubera ko uyu munsi ni wo wawe, kandi uyu nawo tutazi ko turi busoze. Imana itugirire neza. Ariko Imana nibishaka uyu munsi turawusoza, n'ejo tuzawusoze, kubera ko Imana izaba yabishatse. Ariko icyo nashaka kukubwira nuko wakoresha igihe cyawe neza, ugakora ibyiza, ugashaka Uwiteka, ugakorera Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukirinda ibibi n'ibisa nabyo, ubundi ugakora ibyiza. Imana itugirire neza. Ngo muri igihu kiboneka umwanya muto, kikageraho kigatamuka. Ngo turi igihu kiboneka umwanya muto, kikageraho kigatamuka. Bene data munkurikiye, ni ukuri ubuzima ni nk'uburabyo. Burarabya ejo bukuma. N'ubuzima niko bumeze, kuko nyine uyu munsi uba uri muzima, ejo ukumva umuntu ngo byarangiye. Abantu muri iyi minsi bari gutungurwa, sinzi niba muri kubibona. Wajya ukumva ngo runaka ngo byarangiye, ukavuga ati ese ko nta ndwara yari afite, ese ko yari akomeye, ese ko yari akiri muto. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko umuntu wese agomba guhora yiteguye, kubera ko ni ukuri Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Kristo ari hafi kuza gutanga ingororano. Ariko mu gihe atari yaza, n'urupfu rushobora kugutungura cyangwa ngera ukantungura. Niyo mpamvu ukwiye gukora ibyiza. Niyo mpamvu nkwiye gukora ibyiza, kubera ko ngo ubuzima ni nk'uburabyo, ngo burarabya ejo bukuma. Uyu munsi ubuzima uba bufite uri muzima, ariko ejo ahawe hakibagirana. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukoreshe igihe cyacu, tugikoreshe neza, dukorere Imana, dukore ibyo Imana ishaka, twirinde ibyaha, kubera ko hano mu isi ntabwo ari iwacu. Hano mu isi turi abashyitsi. Iyi si ntabwo tuzayihoramo. Ni ukuri iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiye gukora ibyiza kugira ngo natwe tuzatahe ijuru. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiye rero, ndakwinginga kugira ngo nawe ukorere ijuru kugira ngo uzaritahe. Ni ukuri korera ijuru. Aya mahirwe ntuyiteshe. Niba hari ibyo wari kugenderamo bidafite umumaro, niba hari ibyo wari kugenderamo bibi, ndakwinginga kugira ngo ufate umwanzuro, uhindukire ubireke, ubundi uze ukorera Imana, kubera ko ukorera Imana nta gihombo kirimo. Ni ukuri nubikora neza uzabona ingororano. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi, ngo Umwami Imana nibishaka tuzarama. Twari dukwiye kuvuga ngo Imana nibishaka tuzarama,
cyangwa Imana nibishaka tuzakora iki? Ntitwirate ubwenge bwacu, ntitwirate ubuhanga bwacu n'imbaraga zacu, cyangwa ngo turebe ibyo dufite, turebe ibyo dutunze, turebe amafaranga dufite, turebe akazi dufite ngo twirate bitume twibagirwa Imana. Ahubwo tujye tuvuga ngo Imana nibishaka tuzarama, Imana nibishaka tuzakora iki, Imana nibishaka tuzajya aha, kubera ko niyo igena byose, niyo mugenga wa byose. Ni muvandimwe, bene data munkurikiye, ni ukuri ndakwinginga ushyire Imana imbere ya byose, ubanze Imana mu byo ukora, ubanze Imana mu byo uvuga, Imana uyigire iya mbere. Ni ukuri nuyigira iya mbere ibyawe byose bizagenda neza, nuyigira iya mbere ni ukuri nta kabuza ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ngo ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho, bene iyo myirato yose ni mibi. Imana itubabarire. Ngo twiratana ibyo tudashobora kwigezaho. Ni ukuri hari icyo amafaranga ataguha, hari icyo amafaranga atagura, hari icyo ubutunzi butaguha. Ubu buzima, uyu mwuka duhumeka ni Imana iwuduha, ariko hari aho umuntu agera afite amafaranga arwaye akabura n'uwo yayaha byibuze ngo amare n'iminota 3 ataribwa, amare n'isegonda ataribwa, akavuga ati wama nk'umuntu nkamuha byibuze amafaranga ashoboka nkamara iminota 3 cyangwa 30 ntari kuribwa. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibyo twiratana ngo tutakigezaho, hari ibyo tutakigezaho, hari ibyo tutakiha uretse Imana yonyine, ngo ibyo byirato ngo ni bibi. Imana itubabarire. Nimureke bene data Imana tuyigire iya mbere, kuko niyo ishobora byose, niyo ishobora kugukura ahakomeye, niyo ishobora guhindura ubuzima, niyo ishobora kurema igifatika, niyo ishobora kuguha amahoro, niyo itanga umunezero, niyo itanga ibyishimo, kandi ikiruta byose igatanga n'ubugingo buhoraho, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iwacu ntabwo ari hano mu isi, turi mu rugendo. Ni ukuri turi mu rugendo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ntiwirate ibyo utunze, ntiwirate abakomeye, ntiwirate akazi ufite, ntiwirate amafaranga, kubera ko ibyo ngibyo hari icyo bitaguha. Imana itugirire neza, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mwene ibyo byirato ngo ni bibi. Ibyo byirato ni bibi, kuko ibyo ngibyo ni ibyo ku isi, ibyo tuzabisiga. Twaje ntacyo tuzanye, kandi tuzongera tugende ntacyo tujyanye. Ibyo ni ibya hano mu isi, tuzabisiga. Ibyo ni iby'igihe gito, kandi ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Wikirata rero ibyo utunze, wikirata amafaranga, wikirata icyubahiro, kuko icyubahiro ntabwo wakirushaga umwami Nebukadinezari, ariko Imana yamwohereje kurisha mu ishyamba imyaka 7. Wikirata amafaranga. Hari abari bafite amafaranga yapfiriye ubusa, hari abafite amafaranga barwaye ntiyagira icyo abafasha. Ariko ndakwinginga mwene data wo nkurikiye, wowe uri kunyumva, gira Imana iya mbere, uyiragize urugendo rwawe rwose, mu byo ukora, mu byo utekereza, mu byo upanga. Gira Imana iya mbere, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ariko ntiwirate icyubahiro, ntiwirate ibyo utunze, ntiwirate amafaranga, kuko ibyo ni ubusa, tuzabisiga ntawe uzabijyana. Imana itugirire neza. Ngo ni uko uzi gukora neza ntabikore bimubere icyaha. Imana itugirire neza. Ngo umuntu uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Imana itugirire neza. Bene data nimureke dukore neza, ngo kuko uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Imana itugirire neza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ngo yaduteguriye kera ngo tuyigenderemo. Imana itugirire neza. Imana yaturemeye imirimo myiza, Imana ishaka ko dukora ibyiza. Ntabwo Imana yigeze ituremera ibibi kugira ngo dukore ibibi. Gukora ibibi ni amahitamo y'abantu, ariko ndakwinginga kugira ngo wowe uri gukora ibibi, wowe uri gukora iby'Imana idashaka, wowe wari wirase amafaranga, wowe wari wirase icyubahiro, wowe wari wirase ibyo utunze, ni ukuri ndagira ngo utangarize yuko
ibyo byirato ngo ari ngo ibyo byirato ngo ni iby'ubusa, ibyo byirato ni bibi kuko ntacyo byakugezaho. Imana yonyine niyo yabasha guhindura amateka, Imana yonyine niyo yabasha kugira icyo ikora ku buzima bwawe, kuko niyo mugenga wawe, niyo mugenga wa byose. Ikora uko ishaka no mu gihe ishakiye. Ushobora kuba uri muzima uyu munsi ariko ejo ahawe hakibagirana, kubera ko twumvise Herode ubwo yicaraga mu ntebe ngo atangiye kuganira, atangira kuvuga ngo abari bari aho batangira kuvuga ngo iryo jwi ntabwo ari iry'umuntu ni iry'Imana, ngo Imana irarakara kuko yari atangiye kwirata. Wikirata rero kuko ushobora kwirata uyu munsi Imana ikarangiza ahawe ntihibukwe. Imana itugirire neza. Nimureke rero tugire Imana ya mbere, tugire Imana ya mbere mu buzima bwacu, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Kandi uzi gukora neza nabikore, kuko gukora neza ntawe byishe. Ni ukuri. Kandi nawe wari uvuye mu Mana, nawe wari gukora ibibi, nawe wari utannye, nawe wari uri kugira ibyo wishingikirizaho, pfukama usabe Imana imbabazi, irakubabarira kuko ni umutunzi w'imbabazi. Ihora iteze amaboko ngo yakire umuntu wese, imubabarire. Imana itugirire neza. Nawe utari wakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngwino umwakire. Igihe ni iki kandi turi mu bihe bya nyuma. Kristo arenda kuza gutwara itorero. Ntabwo rero nifuza ko wasigara, nawe ngwino wakire Yesu, kubera ko gukurikira Yesu ni amahitamo meza, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuyoba. Muri Yesu tuboneramo byose, kandi muri Yesu tuboneramo n'ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'iri jambo. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'iri jambo ryawe ryo kuduhugura ko tudakwiye kugira ibyo twishingikirizaho, ko tudakwiye kugira ibyo twirata, ko tudakwiye kwiyemera ubwacu, ahubwo dukwiye kuvuga ngo Imana nibishaka, kubera ko ari wowe mugenga wa byose. Mana turakwinginze, duhe kukugira uwa mbere mu byo dukora, Mwami Imana, no mu byo dutekereza uduhe kukugira uwa mbere, kuko nitukugira uwa mbere ntabwo tuzakorwa n'isoni, kubera ko ukwishingikirijeho ntabwo akorwa n'isoni, ntabwo abura amahoro adashira. Mana turakwinginze kugira ngo ujye imbere tugukurikire. Data mwiza rero, ngo ukomeza wite no kubankurikiye, nabo bahe kukwishingikirizaho, bakugire uwa mbere mu buzima bwabo bwose, kandi ubahe gukora neza kugira ngo Mwami nabo ubwo uzaza gutwara itorero nabo bazazamurwe. Mana ukomeze ubiteho, ubagirire neza, ubarwanirire, ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikomeze zibane nabo, gukora kw'Imana gukomeze kugaragare. Mana dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, bakoze ikiganza cyawe gikiza. Dusengeye umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, wongera usuka ububyutse mu itorero. Batari bakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bari kumwakira. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza, kandi baremere igitangaza, nabo bahe kwishima. Mana turakwinginze kugira ngo turindire ubugingo, kubera ko aribwo buzakubona. Dusengeye isi, yiha amahoro. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Mwami urakoze cyane kubw'uyu mwanya, icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere bagarukeho, kandi ikiruta byose ikomeze ubarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.